uwo ninde unyura igihuru areba umuhanda akanga kunywa amata kandi yakunda. Babivuze ukuri ngo amahanga arahanda, kugeza ubu ngubu amahanga yabaye uwo mu rugo niwe wabaye umunyamahanga. Ndani simbuke ntiruke dondi igiti hasi mirakoka ni basi mu ngeri imwe gusa mbona ishyamba naryo ni dondi wapi kabisa, ni rero ni pipi riti wapi kabisa, tubira ububisi ndarambirwa ni wapi kabisa, sinshoboye gutemira ishyamba, yega igiti kimwe nagishoboye ndetse n'ikindi cyaza nagishobora, suko ndebira ishyamba nahabye niratigerere y'amahoro shirimo mu cyakwirukansa umumeko ya kabiri yonyine gusa ikindi kivumu imbane nandi nejeje bakiriye. Izina ryiza ryabaye abana bakize ositoma hindutse ry'isi yose mu gitwa siruhatwa handi banza bigo ari kibuno mamaguru muhanda ma ikivunge cyabo twirukana n'ikigira uko kinga, kandi ikivunge cyabo dusakirana nacyo nuko amani ryitoreswa umunsi umwe ngo ndindiga marwana paka kwima mutima mukimni nisha uko n'igihugu bwacyo kigira umupaka byo gupanika ninde wabikubwiye subizwa ni mpaka ariko ayo nameneye banisha tuzamazi umunsi sinya uyu munsi ndashaka aha udakora n'akarimiho abuze nakibiri nuko nyine kindi ushaka se ni Kristo Yezuwe ubu bibona buryo ukanga kundengera wiganye n'abandi barusha amanota nyuma yo manota ukayabarama amafaranga nta kabuza nzabakirana gute iki kuki kivangaraye sinzabakirana amenye ko uyu munsi wenda hari wasanga hari urenga nawe se yiga amashuri wibwira ibyo ngo nzaba hanyuma ibyo ntubiho n'abakumvishe bakakwihorera baguhaga amanota bakakwihorera umunsi wasohoze babuza amanota ko amanota atari amanoti batahubwo kumba ibyatsi wegeranya makumbo tunibere chef de pondayi kata icyondo yaranyereza nyagasozi ikizingiti kivuna ijosi abana bato niba kavunwe bijungu basi wenda yo bavunika kunyaguritse yari kurushaho koroha bibi icyo ni ikibisi nyamuntu itwaro cya karahabutaka aka protoshare yambu mvuye kure wabivanye kure kanu kubihindukiza ni ikibazo slow motion heavy erega n'umwana wivomeye ku mutwe yamenye ubwenge yunguka n'igitekerezo cyo kuyabika mu mufuka mu ducupa mu mifuka wenda yaribwiraga atahari wenda yazabura gikomeje urugendo nonse rimwe riramukuza ndetse riganamunyura urumva yatunzwe na rimwe abandi bonka biri nta byinshi suko yararibuza ahubwo bararizimisha mu mwijima shahuwe yemwe bagabo burya ribaruwa riraye bazababeshye burya ribanarire biti ngo nzaba ndeba mwirebe azamera bite ko bibashobeye indahekana zirashorerana mu rugamba rwo kuvumbura ibivumbukisho mu mubiri ambaruwane ku isoko y'urwira cyo dutwaye duke tutarimo amaheri nahamana waraturengeye imyanya ndanga gupfukama nipfukame yihuse harya minerva ari nangahe kubye 5 nangahe wongeyeho abandi nangahe none se harya wowe nyakugira imana wahembwaga ngahe none nyarumuri ngo ni wamubonye sinzi ikindi kimenyetso ushaka indi uyobowe ku musaruro wose wogurishaga ngahe kugira imana utikabone niyo hasigara ngahe ishya bakarivanamo ariko bakagera mu wakangahe komera mutagatifu kararatirega buriya kwiga biragoye banza ntaziga akubwirwa umutsi kuryinya ati burya nta kintu nabikora vandimwe twaza uru ruganda ruranyerera kugira ngo bigicuruzwa nayo bisaba kuba byinshi tahari nta wamenya reka dutegereza imana aho rero umutima muke zirikana wasasuye uburiri bw'akagusasira agenda ati mwana wanjye singuhaye ikindi sinkuraze feza na zahabu sinkuraze umurima n'umurama ahubwo nkuraze imana kandi nguhaye umugisha soma bibiliya tazi n'akanyugu disi kayifata ukayirambura bya narabirebaga bikambabaza nabuzwa n'iki kukwibuka Nyirimuhwe abo wahaye barakwimba wareze barakwibagiwe abo wazirikanye barakwirengagije abo wonyeje baragutereranye dore abo wagurije nibo bakwambuye kiza disi nuko atari bose harabo wizigamiye uti mwe mukomere ku Mana gusa bankwambuye nyiri mu ijuru utari kwiyubanza ijuru ryaba rifunze gusabira cyane Imana yibuke neza yawe Nyirimuhwe wamenye isi bero wamenye isi mbere cyane ugirira neza bose suzuma n'imitima yabo maze ukiyegereza bamwe ugahunga abandi wishimye ukabagorora narimbuka bongera hanyuma ubapfumbatisha ubarera cyanyuma nakubwira amenya ko warereye Imana induru ndende ku mujugujugu kinonko kukinzoka nta abandi aratashye yewe inzoga ntukamanuke mu muhogo kandi wenda rubanda baribagirwa burya ikibi kirirengagizwa kikanababarirwa za kukizibiranya burundu ukagisibasiba yagusaba imyaka myinshi kanagusaba imbaraga z'amaboko ariko se none ugikora hembwa iki aho abagana haba habarizwa iki ese ubundi ko kubunda abakoreshwa n'ibiki
reka ntukongere kubabazwa n'umusumwe dore intango nkwambuye ntawakwambura. Yego imibare ni imibare ariko imibare irarutana. Yego nanone amabara menshi n'imibare myinshi kuwakwambuye birakubabaza, ariko nanone igihembo ku mwambuzi nk'uwo ni ukubona iyindi mibare isa n'iyo ndetse inayiruta. Aha rubanda baribagirwa wenda uzi ko nabyibagiwe kuntaka nka mama sita sinyorita. Reka sinari kukwemerera ko njomba imisumari unake mu nzu iwawe aho mu ruganiriro. Rero nujya gutaka umuntu ntukongere kubikora cyane ku buryo bimubangamira, ubundi se ubwabyo urumva atari akarengane. Kigali Ville Mateus, who is this? Just take pause. Nyunga yitako iyo niyo nshaka, subira mu rukari uzagume mu gikari kugeza igihe nzashakira. Yego abana nakayi, abana ntakaramu, akababaro sakabariro, ndetse n'uwo nazanye ambone amenye koko, ndetse dore ndetse n'igisope imitobe wapi amibe wa welcome kweri habe na pere stadium iri nishyano ya Rumurati. Erega nshaka roho yawe, sinshaka ibyo wigira, nzagukiza mbishaka cyangwa mbyihorere, byose ninjye ubigenga. Gusa icyo nzakora cyo ni kimwe nuko ngomba gukiza roho yawe, full stop. Cha bugufi rero oregala frere, nyiragushima Imana ngo mutahe, ngo Imana yakuboneke. Yegurata muganga ibitekerezo bijya birenga umurongo, abasenga tuti yegurata roho mbi yirukanwa na mwuka wera. Peridokeredo mastoid irazaha none bayijomba urushinge, bati bafate tiroide bayivura ubone gukira. Baza hose batireka da nta cyemezo, roho w'Imana tindahari ndamutabara. Ibyo byose ninjye uzamuvura. Impamvu ituma nifata ku myanya ndanga gupfukama bayishyira hasi nuko hypomania go away. Ngaho rero wiguhaye ujyana uwo kandi uwidashakira mu guhunza, ubundi usuciye bugufi wabiki nuko uciye bugufi uramukurikiye mu biganza bidahora ariko uramukomeza. Igayi ndigabo kandi sindigobe, gusa iryo niryo ryoshyanya. Ati mbese yubatse akuze cyangwa se baracyamurera? Yego nibyo kumvisha umunyabwenge biragoye, bisaba kwisobanura. Gusa ubanza kukumvisha bisaba kwisobanura no kwisasanura, ukongeraho n'ibisabisho. Agasanieza kuzwe ihangana kurago, harubanza naniwe aho nyereka ukuboko kwawe. Ariko kandi kuko nca bugufi sinzasekura ibinsumba, kandi burya guca bugufi bizamura itafari mikabiruzuye. Bistoni ibuye mvuga kuri toni, ariko waba uri toni y'umugisha. Shishimuka ry'umwambaro wambaye rega burya nawe utaribona, nyabuza nibikubuza kuberwa uri umusitari. Genda Rwanda uri nziza, humeka amahoro, amahane yo yihorera. Adolescent burya nayirushya, have utazashyukuze. Uhuze cyane atera amatsiko, hanyuma uhugutse agatera imbere imbere kantayo inyuma aho wayihasanga. Rero ubwo ntuzanera amabuye muvandimwe, ubuzima burashaririye. Burya se ninde waruzi ko gutoka mu tutozi paka pata yako wabona ku gahenge? Ako gahenge rero kamenye mu ubwenge, have wisiganwa n'isi niwayemeza ntiwabishobora. Hari wasanga utazi yuko isi hekenyesha ishinya. Menya kamenya, ariko wenda nyina wakamenya menya nudahinyuka uzahinduka undi wundi. Ariko rero witonde ntuzagira undi. Ese ubundi buri abandi ntibabayera ngo nyine byabaye byarabaye. Pipi karama hanyure wihitira, gusa wibuke gukunda biwanyu. The Pig Mario amarangamutima arandura. Harya buriya njya mbona umwanya wo kwita ku byo banenga ngo mbikosore, kandi wenda wasanga nibwira ko nzaguma mu busore. Dore kandi keza nguwo kiza dore baziye rimwe ubwabyo nibyo ni impamvu yatuma mpfukama. Urayikorera ikakumenya ikomera ikagukomeza. Vitu Cafe Sisayili ya Katari kumaguma mu Rwanda. Mateus gato bakuvusha gutunze bayamishe, nyamara kandi tubabona baririmba nako ngo bishimiye kukubona guca mu mazuru. Iryo shyari yo ndanini Sipiriyane bayimamayira ko ndakeka batumvishe. Sinza hari wenda icyatuma bumva, ariko se abayapani b'Hiroshima baracyarwana, nta wabura ikimugora. Ibyo ni ibyanyu twese uko twarezwe. Ariko rero V1 amaze gushamika witonde, nta kina n'ubuzima burya ziguhitamo, ahubwo nge yari amabuye. Aha nihitiraga. Arahashya adatashye, aratashye ntatashye, ubwo se byose byaba kimwe gute? Mva gukabya sumuti umujinya no, gabanya umuvuduko umekamo gakeya. Ikiro kimwe cyo kwishimisha n'ibyishimo nangahe. Yego warababaye kuko ukeneye kwishima, ariko ntukwiye no kubabaza abandi ngo nuko ushaka kwishima. Turabizi waburishijwe abantu, urongera uraberekwa ijuru wararitashye. Nyakorera ibyishimo bihera mu muryango, burya si muri buwati
no, burya si mu kabari, no, none turi kuwa ariko nta mpamvu yo kubara iminsi ngo nyigotomere nyimare igihe harya ngo nago hakomba icyungo nakora wenda wakwiha agaciro da, ariko nanone nta mukuru urira mu muriro. Rero kiro kimwe cyo mu mutwe urabe wumva naze muzamenye yuko yahanuwe. Reka mbashimire mwe mwese muryango w'Imana muryamye ku marembo y'ijuru, ngaho mose gira ugirire inama ibyiza, hanyuma uwo muryango urushaho gukomera. Yambu 41 engineer, yambu wowe kwibereshi bifuriza amahoro ya Nyagasana bibuke, aho rero muyasangira muyacuranwa amahoro ya Kristo.